Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru yo mu karere ka Karongi, aho abana babiri bapfushije ababyeyi bagasigara bonyine bakeneye gusanirwa inzu. Nyiraneza Marie w'imyaka 14 y'amavuko na Nishimwe Divine w'imyaka 12 y'amavuko bapfushije nyina muri 2020 bagasigara ari imfubyi mu nzu bonyine, barasaba ubufasha bwo gusanurwa inzu bakajya bafashwa no kubona ibikoresho by'ishuri. Aba bana bavuga ko kuva muri 2020 bagumye muri iyo nzu bonyine, ariko bafashwa na nyirarume kubona amafunguro kugeza muri 2022 ubwo babonaga inzu basigiwe n'ababyeyi babo yenda kubagwaho. Uwo nyirarume w'abo bana witwa Ntakirutimana Clement akabatwara iwe mu rugo ari naho baba. Nyiraneza Marie yagize ati ababyeyi bacu barapfuye, ariko mama niwe wapfuye nyuma muri 2020. Kuva icyo gihe twagumye muri iyi nzu dufashwa kubona amafunguro na marume kugeza muri 2023, aho iyi nzu yari imaze gusaduka mu buryo bugaragara. Marume ayidukuramo aza kudutwara. Yakomeje agira ati ni ubuzima butoroshye kuva twabura mama, nubwo twari abakene, ariko wenda yacaga inshuro akaduhahira, akatugaburira, akadushakira imyambaro n'ibindi, ariko ubu biratandukanye. Nishimwe Divine we avuga ko babura ibikoresho by'ishuri cyane, imyenda y'ishuri nayo yabacikiyeho, bakabura indi bigatuma imyigire yabo igenda nabi. Yagaragaje ko kandi no kubona amafaranga y'ishuri bitaborohera. Mu kiganiro bagiranye na Imvaho Nshya, abo bana b'abakobwa barasaba ko bafashwa kuvugurura inzu yabo, bakajya bafasha mu myambaro mu gihe yakodeshejwe, ndetse bakajya bahabwa n'ibikoresho by'ishuri kuko ngo bibagora cyane. Umukuru yagize ati nibyo ababyeyi bacu barapfuye, n'inzu yakadufashije irashaje yarasadutse, turasaba abayobozi kudusanira iyi nzu kugira ngo wenda nibona uwo kuyijyamo, kuko twe turi hano amafaranga yivuyemo ajya adufasha muri bike. Bagiye baduha nk'amakayi, amakaramu ndetse n'amafaranga y'ishuri twabasha kwiga ndetse nk'abandi. Ntakirutimana Clement wabafashe inzu yabo ikimara gusenyuka agaragaza ko abo bana bafashijwe kujya babona ibikoresho by'ishuri, imyambaro n'amafaranga y'ishuri bakwiga neza, nawe bakamufasha na cyane ko afite abana bane yitaho mu bushobozi buke afite. Ati aba bana bakeneye ubundi bufasha kuko umwe ari mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, undi yiga mu mashuri yisumbuye, kandi nyina yabasize muri 2020 bakiri hasi bose. Ubufasha bukenewe kuri bo ni ugufashwa kwiga no kubona ibikoresho by'ishuri, n'inzu babagamo imeze nabi igiye guhirima, kuyibanamo ntibyakunda. Yakomeje agira ati mbere umuntu yabashakiraga ibyo kurya umuntu akabibashyirayo, ariko ubu ntiwabarekeramo ngo bikunde. Ubuyobozi buzi ikibazo cyabo kuko bashyizwe ku cyiciro cya nyirakuru kugira ngo bajye babona ubufasha, ariko ntabwo bahabwa. Umuturanyi wa Ntakirutimana Clement urera abo bana nawe asanga ubufasha bwahabwa abo bana bwaba ari ugusana inzu yabo no kubafasha mu bikoresho by'ishuri. Ati ni abana babayeho nabi nyina amaze gupfa, kuko nibura akiriho yarabashakishirizaga. Ubu rero babonye ubufasha mu kwiga ndetse n'iriya nzu yabo igasanwa, byafasha nyirarume wabo ubitaho koroherwa n'inshingano. Umuyobozi w'akarere ka Karongi ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nsabibaruta Emmanuel yabwiye Imvaho Nshya ko ikibazo cy'abo bana atarakizi, abasaba kwegera ubuyobozi kugira ngo babashe gufashwa. Ati kimwe mu cyo twabasaba ni ukwegera ubuyobozi ikibazo cyabo kikumvwa, kuko ikibazo cy'abo bana ntabwo nari nkizi, ariko hamwe n'ababishinzwe barebwa n'iki kibazo baguye kureba igikenewe kuri bo. Yagaragaje ko kuba barafashijwe kuyivamo bafashirizwa mu muryango wabo ari ikintu cyiza cyakozwe mu buzima bwabo. Abo bana biga ku ishuri rya GS Kibirizi mu karere ka Karongi, ni mu murenge wa Rubengera. Muri babaje mu by'ukuri.
inkuru ibabaje kuri aba bana rero, turacyari mu makuru hano Kumena official. Tugiye kunyarukira n'ubundi ni mu ntara y'Iburengerazuba, ni mu karere ka Rutsiro, aho naho dusangayo inkuru itari nziza cyane. Ni inkuru igira iti Rutsiro yagiye kwahira kuri Sebeya anyereramo arapfa. Imana Niyirema Placide w'imyaka 13 wari ugiye kwahira ubwatsi bw'amatungo yaguye mu mugezi wa Sebeya ahasiga ubuzima. Nyakwigendera yari wo mu mudugudu wa Cyeshero, akagari ka Ngoma, umurenge wa Nyabirasa, akarere ka Rutsiro. Ubwo yari agiye kwahira ubwatsi hakurya y'umugezi wa Sebeya, yashatse guca bugufi, yanga kunyura ku kiraro cyo mu kirere gihari, ahubwo agenda asimbukira ku mabuye yari muri uwo mugezi, anyereramo agwamo, afatwa na rimwe mu mabuye arimo basanga yashizemo umwuka. Amakuru Imvaho Nshya ikesha umwe mu baturage b'akagari ka Cyeshero avuga ko uwo mwana yari kumwe na mugenzi we w'imyaka 12. Ibi byago bikaba byabaye mu masaa 8:30 z'amanywa ku wa gatanu tariki ya 17 Mutarama 2025, ubwo bombi bari bagiye kwahira ubwatsi bw'amatungo. Ati uwo w'imyaka 13 yakomeje kugenda asimbukira kuri ayo mabuye, anyereramo afatwa mu ibuye rimwe, amazi aramurengera, abura gitabara kugeza ashizemo umwuka. Uwo mwana mugenzi we bari kumwe aba ari we utanga amakuru yatumye twese tubimenya, tugezeyo dusanga yapfuye. Yavuze ko abagabo 3 aribo bamugezeho bakuramo umurambo, ujyanwa mu bitaro bya Gisenyi gukorerwa isuzuma rya muganga mbere y'uko ushyingurwa. Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabirasi Migabo Mpirwa yavuze ko uwo mwana yarohamye ajyanye na mugenzi we kwahira ubwatsi bw'amatungo. Ati urebye igice yari yanyuzemo nta n'amazi menshi yari ahari, kuko yari munsi mu karere kacu. Muri iyi minsi mu karere kacu nta mvura nyinshi iri kugwa yatuma ayo mazi aba menshi ku buryo abantu bashobora kuwambukamo bakoresheje amaguru. We rwose umuntu yavuga ko ari nk'umunsi wari wageze, kuko iyo agenda yitonze ntasimbukire kuri ayo mabuye yari kugera hakurya nta kibazo. Avuga ko nta mpamvu yo kujya kwiteza Sebeya umuntu ayinyuramo, yibwira ko nta kibazo, kandi harubatswe ibiraro 2 byo mu kirere ngo bajye babinyuraho mu rujya n'uruza rwo kuyambuka. Kimwe kiri mu mudugudu wa Gishihe, ikindi kiri mu wa Nkuna, ari naho abo bana bajya gushaka ubwatsi. Turasaba abaturage bashaka kwambuka uriya mugezi banyuze muri biriya bice kunyura kuri biriya biraro, kuko uretse n'abato n'abakuru nibyo bisubizo byizewe byo kwirinda impanuka z'uriya mugezi. Yakomeje avuga ko uwo mwana yagombaga kuhanyura akahira ubwatsi akagaruka nta nkomyi, ariko nyine we na mugenzi we bashatse guca iya bugufi, umwana aruhira kuhasiga ubuzima. Tukaba twihanganishije umuryango wagize ibyago. Ni nangaha rero dusoreje amakuru twe twabateguriye, nizera ko ay'uno munsi mwabashije kuyakurikira neza cyane. Ndabibutsa kugira ngo mukande subscribe, hanyuma tujye tubana mu makuru n'ubundi tugenda tubagezaho buri munsi. Mugire ibihe byiza cyane, bye bye.